Amavubi mu rugendo rwo gushaka itiki yo kujya mu mikino y'amatsinda y'igikombe cy'isi mwaka 2022. Amavubi tubibutse ko kuri iyi nshuro agiye guhera muri raundi ya mbere bitewe nuko FIFA ranking yasohotse u Rwanda ruhagaze. U Rwanda kuri iyi nshuro ruri ku mwanya 133 mu gihe Seychelles bagiye guhura mu itsinda rya mbere muri raundi ya mbere iri ku mwanya 192. Nyamara ariko mu gikombe cy'isi giheruka gukinwa Amavubi ntabwo yari yaciye muri raundi ya mbere. Amavubi yarahereye muri raundi ya kabiri ariko ntiyaza guhirwa kuko muri raundi ya kabiri yaje gusezererwa n'ikipe y'igihugu ya Libya ku giteranyo cy'ibitego 4-1. Amavubi rero kuri uyu munsi reka dukorane urugendo nabo tumenye babaho bate muri camp mu gihe habura iminsi 2 gusa kugira ngo bahaguruke hano mu Rwanda berekeze mu gihugu cya Seychelles. Muri restaurant babaho bate, muri bus babaho bate. Reka dutangirane nabo urugendo kugera i Nyamata ndetse kugaruka ku myitozo kuri uyu mugoroba. Tuvugana tugeze Nyanza Kicukiro turi kwerekeza i Nyamata aho bakorera rokari. Unyegereye ni papi wagarutse mu Mavubi kaze nanone. Murakoze cyane. Amakuru muri Tanzania Meza cyane turashima Imana. N'abakinnyi yo dukomezanyije urugendo. Uyu ni Sefu agenda yihishe cyane abayibereye kuri telefone nta biganiro hagati n'abagenzi be. Hanyuma kandi Kevin Muhire guturuka muri Egiputa. Amakuru muri Egiputa? Amakuru ni meza. Wa Faro warahabonye? Kwa Faro narabonye kabisa. Piramide? Zose narazibonye. Muri uru rugendo turi kumwe kandi na Sugira Ernest nawe wagarutse mu ikipe y'igihugu Amavubi. Hanyuma kandi umwe mu bagabo basetsa cyane ni Bakame. Amakuru baka? Amakuru ni meza rusi. Ujye ugira umwanya wo guceceka nibura? Cyane iyo nitonze cyane rwose ndaruca nkarumira. Cyangwa witonda usinziriye? Rimwe na rimwe hari n'igihe ndota mvuga. Uyu bari kumwe ni Mico ariko hari akazina twumvise umuhamagara. Bamwita Mico Justo Alias Kiragi. N'urugendo rw'ikipe y'igihugu Amavubi berekeza i Nyamata. Abandi turi kumwe nabo ni Kapiteni Haruna Niyonzima n'abakinyi be. Hanyuma uwo bicaranye ni Rutanga Eric. Rutanga kugenda wicaranye na kapiteni babimeze bite? Abana ni ibintu byiza kabisa. Abari kugenda mimanuro. Haruna Niyonzima kongera gushumba ikipe y'igihugu bimeze bite ubu ngubu? Kongera kuyobora abagenzi bawe mu ikipe y'igihugu bimeze bite? Igihe cyose abari iby'agaciro ariko n'ubundi bose n'abashuti n'abajama turi muri family n'ubundi. Rutanga turi muri bus ba Emery Bayisenge baratuje. Jabera ajya avuga? Aravuga nta muntu umurusha kabisa. Amakuru twari dufite y'amatsiko nuko kubaza ngo wakinaga kuhe mwanya? Nakinaga muri defense ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri. Wagerageza kuzamuka ugatera centre by'ubusaze bya n'umusaruro se? Sana kandi yo twaga tugeze mu gihe cya corner naho gameze nka rwatubyaye. Iyi mitwe yose namariragamo. Noneho ndumva meze nka mutoza watozaga iremera bavugaga babazaga system akinisha akavuga ngo yataka nka Barisa akadefenda nka Chelsea. Kora ikintu bita gym mukora umubiri cyane abdomino
amatako yo ndayibana mwarayakoze kuko urabona ko ari ibintu byiza cyane bishimishije. Cyane ahubwo cyane kuko nyine bituma umera neza bafite nyine ku buryo atanga umusaruro ufatika. Uracyakunda za yahurute na za shokora? Yahurute wayireka se, yahurute itanga imbaraga rege, yahurute ni sawa cyane. Ko ndabizi neza ko yahurute ibintu bita amatunda n'ibiki byose tufruwi ibyo byari ibintu byawe. Ntabwo nabire ko numva se wareka ikintu ukunda se wapi. Tukugezeho batubwiye ko ngo waje niranga muntu wirukanka. Nibyo koko cyangwa? Ntabwo ari byo. Ko numvaga abakinnyi bavuga ngo bitewe no kukina hano hirya ngo harebesha amaso ngo uri umuporo wiranga muntu cyangwa rese passe. Byaba ari ukuri ngo ntago gombera fizi. Ntabwo ari ukuri baba barabeshya. Byiza cyane. Ariko numvaga bari kuguserereza ngo uri kureba se buri koko ngo uyireba mu maseri. Abasore bade babivuze. N'abakinnyi hari inyuma bavuga ngo ngureba nka Kidi abakandi turabireba neza. Barabeshya. Ni byiza cyane niba bakubeshya. Twakomeje. Sugira Ernest. Rutahizamu Sugira Ernest. Sugira. Nibiba ngombwa ratwerekana celebration zawe. Sugira. Ukubutse muri Kenya uzanye igihembo utwaye igikombe. Sugira uri umukinnyi tugendera umeze neza. Turagusaba ngo ugire icyo dutangariza n'icyo tukwitezeho. Urakoze. Byonyine ndishimye kuba ndi kumwe namwe nko kubivuze, ariko nanone nkishimira yuko mba ndi kumwe n'abagenzi banjye bamfasha mu kazi ka buri munsi ko gukina umupira w'amaguru. Nta byinshi birenze urabizi ki nta byinshi birenze iyo umupira nawe urabizi. Iyo bagenzi batagufashije nta kintu wageraho. Niyo mpamvu rero nibyo bihembo kugira ngo bitwara ari uko bagenzi banjye twajyanye muri Kenya bamfashije. Kuba uri muri groupe y'Amavubi urabona twese turi muri bisi turakorera hamwe turi abanyarwanda, wowe bifata gute nkawe Sugira? Bifata neza kuko urabona twese tuba duturutse ahantu hatandukanye ariko tugahurira mu murimo wo gufasha igihugu, cyane ko ikipe y'igihugu ibitwiyambaje kugira ngo tubashe kugira umusaruro runaka tuyisigira cyangwa se tuyisigamo. Urabona ko rero morale ni yose kandi urabona ko buri wese yishimiye mugenzi we uri hano. Papi yatubwiye kuko papi ni uvuye mu gihugu cya Tanzania, yatubwiye ngo hari celebration wavanye mu gihugu cya Tanzania barayikopeye ngo bita Kingwendu. Heno tubwire niko koko twereke kana celebration wana Sugira. Oya ntagari wana Sugira twereke kana celebration Ranzi. Oya ntagari ukuvuga ngo ni celebration runaka, ni ibintu byabayeho bintunguye ejo, ariko ndakeka yuko nidutsinda umukino nzakwereka celebration tuzakoresha. Celebra gute sasa Kingwendu? Nyuma rero yo kubona ubuzima bw'ikipe y'igihugu Amavubi nubwo bose batari bahagera kuko hari abakinnyi bagitegerejwe bakina hanze y'u Rwanda, bamwe bandi nabo bamaze kugera mu Rwanda, nyuma yo kubona ubuzima bw'uko babayeho, uko bagenda muri bisi, uburyo baganira, ibiganiro byabo uko biba bimeze. Tugeze i Nyamata rero niho bari gukorera umwiherero mu gihe bagomba guhaguruka mu Rwanda kuri uyu wa mbere berekeza muri Seychelles aho bazakinira umukino wa mbere nyine muri qualification zo gushaka itike ijya mu mikino nyuma y'igikombe cy'isi muri 2022. Reka turebe rero ese muri restaurant babaho bate, ubundi abakinnyi bemerewe kurya iki, iyo bari muri restaurant ninde uba wegeranye n'undi nuwe buzima babana, naho tumenye ubuzima bw'abakinnyi ikipe y'igihugu Amavubi.
turakomeje gahunda y'ikipe y'igihugu Amavubi yitegura Seychelles, none tugeze aho barira. Iyo bari mu mwiherero abakinnyi b'Amavubi bakunda kurya iki muri resitora, biba byifashe bite? Reka tuganire nabo, twerekeze kuri Manzitieri muri resitora. Ku meza yawe kimwe mu byo ndi kubona, ukunda umuceri, amashaza, ibishyimbo, capati? Nuko wabuze ibijumba n'imyumbati n'ubundi nibyo nkunda. Iyi niyo ndyo yawe n'ubusanzwe no mu rugo? Aya, iyi ntabwo ariyo ndyo yanjye. Urebye ibijumba nibyo byabuze cyangwa imyumbati na kawunga. Ya, biraza kuboneka nka nijoro niko mbitekereza. Nk'ubu uvuye mu myitozo kurya ibiryo nk'ibi ngibi wumva bikuguye neza? Ya, iyo uvuye mu myitozo ntabwo ari ngombwa guhita urya ibiryo bikomeye cyane. Nk'iyo ugiye kuruhuka ibiryo byoroheje biragufasha cyane. Rero ni Manzitieri, akaba ari kapiteni w'ikipe ya Apel Football Club. Ku rundi ruhande Kimenyi Yves ni umurebe w'ukuri, akaba ari n'umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport. Wowe ku isahane yawe turabonaho salade ya karoti, ikirayi, umuceri. Niyo ndyo yawe? Akenshi niyo ndyo yanjye mu rugo. No mu rugo nibyo ukunda kurya? Iyo abantu baje muri kampu hari umuntu avuga ngo arya n'ibyo atarasanzwe arya mu rugo, kuki wari ibyo ukomeza kurya? Ni ukugira ngo nyine igifu cyanjye ibyo cyari kimenyereye bikomeze kukimenyera, ataza kubamo ibibazo wenda mu nda, ariko nanone haba harimo n'ibyo dogita aba yateguye kandi bijyaniranye n'ibyo mu rugo kenshi wenda umuntu akunda gufata. Ugendeye wowe ku biro byawe dogita yuje nko muri kampu n'iki kintu agukonseye? Urebye ni ukutarya amavuta menshi no gufata ibintu bifite amasukari menshi, nyine tukanywa ayo mazi rimwe na rimwe, ji mu gitondo, kugira ngo ibiro bitongera ngo bizamuke. Nawe ukunda capati? Cyane. Biri mu biryo byanjye. Rero ni Kimenyi. Ku rundi ruhande kandi turi kumwe na Fitina Ombalenga Ombabebe. Ako kazina tazina hano katurutse. Katurutse? Kazina na kaba kamene wakanyisa. Wowe ku isahane yawe turabonaho nawe capati, ibirayi, umuceri, inyama ngire ngo nizi nkoko. Nawe biterwa n'ibyo dogita aba yagukonseye? Oya, ntabwo ari byo dogita aba yankonseye, kuko mu buzima bwa buri munsi n'ubundi umuntu aba atubabirya. Ukunda iki cyane muri iyi ndyo ufite ku isahane yawe? Nkunda umuceri na capati. No mu rugo nibyo urya? Akenshi. Ombalenga Fitina rero, hari indyo mbonye ku isahane ya Iranzi Jean Claude abandi ntigeze mbabonana. Izi ni dodo? Izi ni dodo. Ukunda dodo? Oya, nkunda imboga z'ubwatsi muri rusange. Bari kuvuga ngo imitsi yawe urayizi ngo niyo mpamvu urya dodo. None Justin ukunseza gusa kubera ko abakinnyi bagira burage nyinshi. Wowe nawe nibyo bagukonseye cyangwa nibyo ukunda? Oya, ntabwo ari byo nkunda cyane, ariko mu biryo bihari nibyo wenda nabashije kuba nashobora. Hanyuma rero turi kumwe na dogiteri w'ikipe y'igihugu Amavubi. Dogita, muri resitora nk'uko abakinnyi barabura iminsi mike bakora urugendo, bari mu myitozo bakora kabiri ku munsi, ni iyihe ndyo umukinnyi aba ari konseye? Ni iyihe ndyo agomba gufata nko muri iyi minsi? Urakoze. Muri rusange mu by'ukuri ibyo kurya baba bari gufata ubu ngubu cyangwa se baba bagomba gufata ni ibyo kurya bidafite amavuta menshi cyangwa isukari nyinshi. Umuntu abategurira nk'uko mwabibonye, haba harimo ibyo kurya izo bita za fekina, ibirayi ko bifite isukari bitanga imbaraga, hakabamo imboga, tukabaha inyama z'umweru, yaba inyama y'inkoko cyangwa se ifi. Kuri pla yo kwinjira haba hari za salade. Mu by'ukuri nibyo bintu bafata, baba bagomba gufata ibintu bitabaremerera mu nda cyane, kuko nk'ukuntu babivuze tuba dufite imyitozo ibiri. Noneho hakazamo n'ibintu baba bagomba gufata byo kunywa aribyo bijyanye n'amazi. Nyuma yaho bakaza gufata imbuto. Babonye ko nta bintu bya za keke cyangwa se gato bafata, kubera ko isukari nyinshi nayo ntabwo iba ari nziza cyane. Baba bagomba gufata isukari iringaniye kandi bakayifata mu byo kurya, ku buryo iyo sukari bahita bayikoresha itari buze kuguma mu mubiri. Buri muntu ararura ku giti cye, ntabwo ujya guhagarara iruhande rwaho ngo umenye ngo kanaka yarwingana ingana gutya. Ese ntabwo ushobora kugendera ku biro umuntu afite cyangwa imiterere y'umubiri we, ku buryo buri muntu bamubwiye uti ku isahane yawe ushyireho ibiryo bingana gutyo, ushyireho ibi n'ibi?
mu by'ukuri ntabwo biba ari ngombwa cyane. Icy'ingenzi ni uko ikintu umuntu ababwira ni uko mu ndyo bagomba gufata indyo yose yuzuye. Icyo mvuga ni ukuvuga ngo niba afashe ibirayi birimo isukari aba akeneye najya mu myitozo, ariko akaza gushyiramo imboga, akaza gufata n'izo nyama kubera ko nazo ni poroteyine aba akeneye. Ikintu rero umuntu yibandaho cyane, tubabwira ko batagomba gufata indyo cyane imwe, ku buryo dufashe urugero yuko yashyiraho nk'ibirayi gusa cyangwa se agashyiraho umuceri gusa. Ni ukuvuga ngo agomba kuvanga agashyiramo n'izo mboga kuko ziba zikenewe, umubiri uba watakaje igihe cy'imyitozo, akaza no gufata imbuto. Mu by'ukuri kureba kantite ntabwo ari ngombwa cyane. Icy'ingenzi tuba dushaka ni karite, noneho ku buryo uvuga uti mu ifunguro yafashe harimo imboga, harimo amafi cyangwa se inkoko. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi bafata no kugera no ku munsi wa match nta kibazo n'ibyo baba bagomba gufata, cyangwa nimumara gukora urugendo ku munsi wo kuwa mbere tariki 5 zegereje uwo munsi nyirizina nabwo bashobora gufata nk'ibi ngibi. Nibyo dukomeza gufata kubera ko imyitozo izakomeza kugeza kuwa mbere, umunsi tuzaba dufite urugendo tugiye kugenda. Ahubwo umunsi nyirizina iyo tugeze mu bindi bihugu turi bukine, dukomeza gufata ibyo kurya byoroheje. Noneho nko ku munsi w'umukino ho biba bitandukanye kubera ko hari ifunguro bagomba gufata ritandukanye n'ingiri dufata ryihuta cyane, kubera ko baba bagomba gukina iminota 90. Icyo gihe rero ikintu bafata gusa ni nka spaghetti bolognese hamwe n'imbuto n'amazi, nibyo biba bikenewe kubera bataza kuremera mu kibuga bari gukina. Nibasoza hano barasohoka bajye kuruhuka, iyo ari imyitozo ya kabiri ku munsi baba bagomba kuruhuka biteye gute? Mu by'ukuri nk'uko mwabibonye, ubundi iyo dukora kabiri bafata amafunguro saa 6:30, ku buryo saa 9:30 tuba duhagurutse. Ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho nibura baba bagomba kugira umwanya w'amasaha 3 wo kuruhuka kubera ko na digestion ibashe gukorwa neza, noneho baze gusubira mu kibuga batafite biriya byo kurya mu nda. Urugendo rw'ikipe y'igihugu Amavubi mu mwiherero, reka turusoreze ahategurirwa imyambaro yabo yo gukorana imyitozo ndetse niyo bagomba gukinana. Umwe mu bayitegura tumumenyereye ku kazina ka Rujugiro, asanzwe ari umufana w'ikipe ya PLFC, ariko akenshi aba ari kumwe n'ikipe y'igihugu Amavubi. Rujugiro tubona isize irangi afana PLFC, atandukanira he na Rujugiro dusanze ari gutegura imyambaro? Rujugiro basanzwe bazi nisize irangi, nandukanye na Rujugiro uri mu kazi kubera ko hano mba ndi gushaka umugati, ubu nicyo kimbeshejeho. Usibye ko ibi byose nabigezeho kubera ko nzwi cyangwa se kubera ko nafanye nkaniga, bituma bangirira icyizere cyo kuba bampa akazi aha ngaha ko kugira ngo negure imyenda y'abakinnyi bazajya bakoresha imyitozo cyangwa se bajyane mu mamaci. Ubwo abakinnyi bageraga hano aho bakorera camp, twabonye ugenda urebaho imyambaro yose yabo mu byumba byabo. Aba bakinnyi nyine urumva harimo abakinnyi bakinira Rayon Sport kandi ufana PLFC n'andi ma equipe yose abari bamukeba, mubana gute? Ngewe ndi umufana ariko nkaba n'umusportifu, ntago bivuze ko rero ntari inshuti y'abakinnyi, kuko n'ubu ngubu inshuti yanjye magara mfite cyane ubu ngubu inshuti yanjye ni Rwatubyaye Abdul, kuko n'ubu tuba tuvugana ariko mbaza bimeze bite, n'igihe hari buhagerere akambwira unegurira imyenda imeze neza. N'abarutanga bose n'inshuti zanjye. Iyo ngeze aha mu kazi by'umupira biba by'amaklub biba byagiye hasi cyangwa se byagiye hasi, hanyuma tugakorera igihugu, tugafashanya twese, kuko hagijemo ibyo bintu byo kuvuga ngo uyu ni umukinnyi wa Rayon yose mu imyenda myiza. Icyo gihe akazi kaba kari gupfa, kandi nta nubwo twaba turi gusenyera umugozi umwe kandi dushaka kugira ngo dutsinde igihugu cyacu gitera imbere cyangwa se na ekipe yacu ikomere. Biba ngombwa ariko twese, yaba wa Kigali, wa Kiyovu, wa Polisi, iyo duhuye tubumwe, hanyuma wenda ibyo gutandukana bagiye mu maklebe tugatandukana gutya. Ariko ngewe ndumva ntandukanye na bari abandi batukana cyangwa iki no mu mifanire yanjye. Ntabwo urumva mbleminga umukinnyi cyangwa se nuko umukinnyi
nkora ibyanjye hanyuma match yarangira naba natsinze nkataha nishimye, naba natsinzwe nabwo nkataha. Ntabwo nkunda kwinjira cyane mu bakinnyi cyangwa se kuvugana nabo byinshi. Ni inshuti zanjye cyane kuko akenshi abenshi bavuye mu isonga, kandi aka kazi ntabwo aribwo nkigatangira, nagatangiye 2011 nangira mu isonga ya mbere yabaye Meri barusheshangoga ba Mico Juste, bagenda bavamo bajya mu ma equipe, haza abandi babasimburana. Na n'ubu ngubu tuvugana ndacyari umukozi w'isonga, ari nayo mpamvu nashidikanya ko barebye wenda yuko mbimazemo igihe cyangwa se na experience yabyo, bikaba ngombwa ko banzana nkafatanya n'uwari uhari kugira ngo akazi kagende neza, cyangwa se imyenda yabo ibimeze neza bayifatire ku gihe. Numva ari icyo nakubwira. Akazi kawe ugakora gute? Twabonye bakiva mu myitozo uragenda ufata imyambaro uyijyanayo, bikagenda bite kugira wongeye kubagarukaho? Ubundi cyane bingora iyo turi gukora kabiri, ariko kuko turi babiri ntabwo bitugora cyane. Twebwe mu gitondo turabyuka tukarechekinga imipira nimba irimo imyuka, amakona, ibintu byose, amashozibre, tukareba ko byuzuye kugira ngo nituza kugera ku kibuga tutaza gusanga hari icyo twibeshe cyangwa se twashize umutoza agikeneye. Hanyuma twamara kugerayo twaza saa sita, iyo turi bukore kabiri turaza, umwe aza gufata imyenda twasize ifurishwa kugira ngo baze kuyikoresha nimugoroba, undi agahita afata iyo ngiyo kugira ngo ayizane. Hanyuma tuvuye mu myitozo nimugoroba tukongera tugafata tukazana ahangaha bakayitunganya, tukongera tukayifata. Umwe yaba ari gufata imyenda, undi akaba yagiye kuzana amazi. Nk'ubu ngubu impamvu wenda ni njyenyine ubu ngubu aya masaha, mugenzi wanjye yagiye kuzana amazi iyo tuzakoresha mu minsi isigaye. Nanjye ndahangaha ndi kureba imyenda uko imeze, ndi kwishyira ku murongo. Hari iyo nzanye muri buze kubibona, ngiye kongera gusiga ahangaha bakatunganya, nanjye nginyishire ku murongo. Hanyuma abakinnyi nibabyuka ze kugenda muri buri cyumba muhereza jezi ze. Ntabwo biba byoroshye kuko baduha n'amaboxer n'amakora yabo, amasokisi yabo asanzwe. Rero kugira ngo ufate isokisi, niba ari amasokisi 20 ujonjora uvuge ati iri ni irya runaka, iri ni irya runaka, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ariko ibintu byose ugomba kubikora kandi wishimye, ufite n'umutima mwiza, kuko ubundi baravuga ngo iyo udakoze ntukarye. Niyo mpamvu nanjye rero ngomba gukora na mugenzi wanjye tugakorana, kandi ibyiza tukabigeraho, tugahesha ishema igihugu cyacu. Kandi iyo bakinnyi bambaye neza bagaragara neza, bambaye ibifuze nyine urabyumva, mbese uwambaye neza agaragara neza. Ubu rero ni Rujugiro, arakoze cyane. Ni n'ahangaha rero dusubikiye urugendo rwe rwatuzindiye kuva mu masaha ya mu gitondo guturuka kuri stade ya Kigali kugera i Nyamata, aho abakinnyi b'ikipe y'igihugu bacumbitse, aho bagomba guhaguruka mu Rwanda kuri uyu wa mbere berekeza Seychelles, aho bagiye gukina umukino ubanza. Ni mu rugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'isi 22.